hariya ingurube Yesu yazishyizemo amadayimoni, niyo mpamvu abantu bamwe batazikunda cyangwa se banga no kuzora even no mu buryo bwa business. Iyi ngurube muri kureba hano ifite ibiro hagati ya 150 na 300. Ukubye n'ibihumbi 3 ku muntu uyigura ihagaze usanga iri hagati byibura iyo 700 na miliyoni. No kuvuga ushaka kuyifite ukaba utagira ikibazo cy'ibihumbi 500 kigutunguye guhamagara umuntu agahita akayaguha akayitwara biroroshye. Ariko se koko impamvu abantu bamwe batazikunda nuko Yesu yazikuriyemo amadayimoni cyangwa se uko yazirukanemo amadayimoni. Ese undi yazirukanye amadayimoni kugira ngo bigende gute? Nukubera ko ari ikiremwe Imana yaremye itagikunda. Abantu bifashisha imirongo imwe yo muri Bibiliya, ahangaha turavuga muri Matayo 5 umurongo wa mbere kugeza ku 20 cyangwa se 8:28-34 na Luka 8:26-39. Ese koko Yesu yashaka kugaragaza ko ingurube ari ikiremwa kibi? Kugeza ubwo uyu munsi wenda hari umuntu ushaka kumva atayitunga cyangwa se ngo anayorore. Mu by'ukuri impamvu ibi byabaye ni ukugira ngo ni uburyo Yesu yabikoresheje nk'imfashanyigisho, ntabwo yabikoresheje agira ngo yandagaze ingurube cyangwa se azigaragaze ko ari ikiremwa Imana yaremye adakunda. Ariko nk'uko mubizi mu kiremwa muntu uko duteye, abantu bagenda bainterpreta ibintu uko babishaka bakurikije inyungu zabo. Bitewe n'inyungu ushaka uvuga ibintu uko ubishaka cyangwa se ukabyinterpreta uko bitakagombye kuba interpreted. No kuvuga iki? No kuvuga ngo ahangaha ntabwo Yesu yirukanye amadayimoni akayashyira mu ngurube kugira ngo bigaragare ko ingurube atari ikiremwa ibindi biremwa. Nanjye ingurube ntabwo nayemeraga, sinayikundaga. No mu buzima busanzwe nta kindi kintu ndiringa nayo uretse wenda kuzorora, kubera ko byanga bikunda mu buryo bwa business there is no haram, nta haramu yo mu mafaranga. Ni kuvuga ngo kandi kugira ngo ubone amafaranga nuko ugomba kugira production ni iki? Tuvuge urabona niba nk'ingurube ikiri ntoya ushaka kuyizana wenda ukayorora mu mezi, wenda ushaka kuyifata ifite nk'ibiro nka 30, nyuma y'umwaka ikaba ifite ibiro 150. Urumva niba warabashije kubona ibiryo byo kuyigaburira wenda bitaguhenze cyane, uba warazamuye amafaranga. Kandi nubwo byabiguhenze, burya abantu bakunda kureba iby'ubworozi. Ubworozi akenshi na kenshi ni nk'uburyo bwa saving, nubwo bitagira inyungu zindi bikuzanira, ariko abari saving. Murebuka ko kera umwana yashaka kujya ku ishuri, ababyeyi bakaba bagurisha ikimasa maze bagahita babona minervale, ariko umuntu waba udafite ikintu yoroye na kimwe ntiyashobora guhita abona ikintu agurisha, ahubwo kuvuga ngo yahitaga ajya kuguza, bityo bikazamutera ibibazo mu gihe cyo kwishyura cyangwa se akabura n'umuguriza, bikaba byatuma n'umwana agira gute, umwana abura ikintu kimujyana ku ishuri. Yesu yashakaga iki? Reka turebe yashakaga iki mu by'ukuri. Yashaka kugaragaza ububasha bwe afite kuba yabasha gukura amadayimoni mu kiremwa kimwe akayashyira mu kindi. Nukuvuga nibwo butumwa bwari nyamukuru Yesu yari afite mu kugira ngo agaragaze ububasha bwe. Ubundi bwa kabiri, kwerekana kamere yangiza ikibi. Urabizi ko akimara gushyira cyangwa se kohereza amadayimoni mu ngurube, byagenze gute? Ingurube zose ziroha mu nyanja zirapfa. Ubwo bwari ubutumwa buhe? Bwari ubutumwa bwo kugira ngo Yesu agaragaze ikiremwa, uburyo dayimoni iyo yinjiye mu kiremwa bigenda gute. Wana kwiyahura. Niza kurya n'abantu biyahura, ushaka gusanga hari umuntu yabatejemo utudayimoni. Abadayimoni binjiye mu ngurube, izo nyamaswa zihita ziyangiza ubwazo, ziyangiza ubwazo. Nta muntu wazohereze mu nyanja, ahubwo zo zose zirukanka zijya mu nyanja zirapfa. Kuvuga ibi ngibi bikunze gusobanurwa nk'ikimenyetso niba ikibi kinjiye mu muntu, ni ukuvuga ubwe cyangwa se kiramwangiza
mu cyimbo cyo kugira ngo akomeze abeho nk'uko bisanzwe. Ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo bwari ubutumwa bwa Yesu. Aha ngaha turi kuvuga iki? Dushaka kubwira buri muntu wese wumvaga ko korora ingurube ari ikintu kibi. Ntabwo ari ikintu kibi, kubera ko abantu bayihinduye ikibi bitewe n'uko Yesu cyangwa se Yezu bitewe n'aho usengera yayikoresheje nk'imfashanyigisho, maze abantu bamwe babifata nk'ukuri. Kubera ko ubuzima tubayeho muri iyi si bwose mu by'ukuri ntabwo ari ukuri. Ibintu byinshi abantu bamwe babikoresha ku bw'inyungu zabo n'icyo bashaka kugeraho. Hari icyo tubona hoze ndi gusoma cyangwa se n'ibintu niyo ugiye gusoma ujya kumva ukumva abantu barakubwiye ngo habaho Illuminati ngo ni abantu ngo b'umwijima ngo bashaka bakoresha imbaraga z'ahantu habi cyane ngo akaba ari nabo bayobora isi. Kubera iki? Abantu bakoresha kenshi uzasanga ari abantu babibwiwe mu rusengero, ndetse rimwe na rimwe batazi no gusoma cyangwa se bakubwira ngo banabyeretswe, ariko ntabwo ariko kuri. Kandi ndaza kubakora bafite mwebere cy'ahantu Illuminati ishobora kuba yaravuye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose birejeje nuko abantu ari bo babihindura umwanda. Tuvuye wenda point ya gatatu ni iki Yesu yashakaga. Sa wenda reka turebe ubundi umuco w'icyo gihe wafataga wenda ngo ingurube yafataga nk'ingurube nk'inyamaswa zihumanye kwa. Ni ukuvuga ngo wari umuco, ntago byari hamwe. Wari umuco, ntago byari hamwe. Ni ukuvuga ngo buri sosiyete yose igira umuco wayo. Ariko kubera ko ubundi mu Bayahudi ingurube zibonwa nyine nk'inyamaswa zihumanye, kubw'ibyo ugasanga kuba na Yesu yarazikoresheje urumva zafatwa nk'inyamaswa zihumanye, ariko ntago ariko byari bimeze. Ni inyamaswa nk'indi yose. Nk'uko urugero wenda tuvuge nk'umuntu hari nk'urugo rudashobora kwinjiramo imbwa, urugo rudashobora kwinjiramo ipusi, ariko ibyo bintu byose nk'abantu basoma Bibiliya baravuga ngo nuko Imana imaze kurema ibintu byose ibona ko ari byiza kandi binejeje. Mu byo yaremye harimo iki? Harimo ibyo bintu byose tubona. Nta kintu na kimwe Imana yaremye gifite umuvumo, ahubwo ibyaha abantu baremye nibyo byagiye bishyira inyamaswa zimwe mu muvumo bitewe n'inyamaswa bashaka kwekariza cyangwa se kuya isolatinga bitewe nanone n'uburyo bumva ibintu n'umuco wabo. Ni ukuvuga ngo ingurube ntago ari ikintu umuntu atakagombye korora, kubera ko urugero niba nkubwiye ko iyi ngurube uko uri kuyibona iyi ngiyi twirengagije izindi uri kubona, iyi ngiyi niba ushobora kuvuga ngo ushobora kuyibonamo hagati y'700,000 na miliyoni. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kimfitiye akamaro ku buryo isaha n'isaha ishobora kunkemurira akabazo runaka. Amatsinda ya gikristo yo ubundi kuki abisobanura mu buryo amatsinda atandukanye ubundi y'abakristo asobanura mu buryo butandukanye, ariko igitekerezo rusange nuko Yesu yashyiraga imbere kubohora umuntu. Ni ukuvuga ngo nubwo urabizi ko mu biremwa byose byabayeho umuntu ari we Imana yakunze kuruta ibindi biremwa byose. Kurimbuka kw'ingurube kugaragaza mu buryo bufatika kandi bukomeye ingaruka z'ikibi iyo irekuwe kuzuye. Ni ukuvuga ngo niba ikibi koko cyamaze kwinjiramo mu buryo bwuzuye, uko byagenda kose byanga bikunda birakugiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo wenda uyu munsi kubera ko uburyo bwo gutunga amatungo busigaye bugoranye, cyane cyane ko wenda na leta nibirebaho ishobora kuzashyiramo nkunganire, kubera ko uyu munsi ndahamya neza yuko abantu bari mu bworozi batorohewe cyane n'ibiryo byo kugaburira amatungo, kubera ko birazamuka umunsi ku munsi. Apart from yo kuzamuka umunsi ku munsi, n'imiti uburyo bwo kuzivura bikaba ari ibintu biri kugenda bihenda, kandi ugasanga noneho ibikomoka ku matungo byo bitagenda bizamuka. Icyo bivuze ni iki? Ese ni gute ubundi leta itanze nkunganire yakombye kuzitanga hehe kugira ngo abantu bose byibura bibagereho cyangwa se babigireho uburenganzira ndetse babibonemo n'inyungu? Ntabwo nkunganire yakagombye kujya ahandi hantu aho ariho hose, wenda ku mworozi runaka bitewe n'ubushobozi bwe, ahubwo nkunganire yakagombye kugaruka ikaza muri abantu bakora
ibitunga amatungo, ni ukuvuga ngo ibiryo by'amatungo, imiti y'amatungo n'abacuruza imiti y'amatungo, noneho ibiciro byayo ntibizamuke kugira ngo buri muntu wese ukeneye ibikomoka ku matungo akomeze abibone ku giciro gisanzwe cyangwa se gitoya, ndetse ikirenze kuri icyo wa muntu ukora ufite ibintu, mbese tuvuge umuntu ukora bano bantu bafite inganda zikora ibiryo by'amatungo bakegerwa bakoroherezwa, ndetse byaba na ngombwa n'imisoro imwe n'imwe ikavaho kugira ngo abantu babashe gukomeza. Tuvuge niba ari umuntu abantu bakeneye amagi, tuvuge amagi uyu munsi niba ushobora kubona itray iri hagati y'ibihumbi 4,540, kandi noneho umufuka ukigura 25 niko itray yaguraga, urazamuka kugera kuri 30. Ndumva uyu munsi layers iri hafi kugera muri za 40, bivuze ko igiciro kiri hafi kwikuba kabiri, ariko ibikomoka ku matungo bitigeze bizamuka. Wenda ababishinzwe cyangwa se n'uburyo bwo gufasha abantu bashobora kuzabirebaho bakagira icyo bafasha abantu, kuko amatungo ni bimwe bitanga imibereho myiza ku baturage, yaba mu biryo, yaba ku ifumbire, cyangwa se no mu bintu bitandukanye, ndetse no kujya ku isoko mpuzamahanga cyangwa se n'isoko riri lokale. Ni ukuvuga ngo ubundi ubukungu bw'igihugu cyangwa se n'ubw'umuntu uwo ari we wese bushingiye kuri production. Wenda reka nkwereke, wenda uzafate umuntu nushaka kujya umuha 100 buri cyumweru, urumva mu kwezi uzabamuha 400, umubwira ati fata amafaranga nayo nakugeneye, ubikore nk'amezi 5 umwaka. Umunsi azahinduka umukene, wa munsi wahagaritse kumuha aya mafaranga, uwo munsi azarara ari umukene. Ariko fata undi muntu umuhe 300, umubwire ngo nagende acuruze agataro, ntugire andi mafaranga umuha, uzamara y'amezi 5 bya 300 akubwire ngo mfite 400 kandi narabayeho. Icyo bishatse kuvuga niki? Icyo bishatse kuvuga ngo nuko ubukungu bushingiye kuri production, ariyo mpamvu n'ibihugu niba bidashobora gukora cyangwa se bidashobora gufasha abantu bakora production mu bworozi, mu nganda, mu buhinzi, ibintu mu buryo butandukanye, ntabwo igihugu gishobora gutera imbere inikese kidafite ibyo giproducinga, ahubwo gishobora gushanga gishingiye, ndetse nk'ibihugu bya Afurika bishingiye ku nkunga z'amahanga ndetse n'amadeni y'amahanga. Ibyo ngibyo ntabwo bizamura igihugu at all, even nubwo bitaba igihugu n'umuntu ku giti cye, ntabwo bishobora kumuzamura. Ciao, hasta la vista, stay tuned, ntugende udakoze subscribe niba uri mushya, ariko niba uri mushya, kuko hari abantu bakora subscribe inshuro nyinshi ugasanga niyo bari bakoze ivuyeho. Ukora subscribe rimwe, ubundi kiba gisigaye ni kugira ngo ujye usharinga ubigeze ku bantu benshi, ndetse ukore like kugira ngo byibura werekane impression YouTube nayo ibashe kubuminga cyangwa se guteza imbere channel yacu. Ciao, hasta la vista, Imana iguha umugisha wowe wakurikiye ibiganiro cyangwa se n'inyigisho zacu. Nakagaruka.